Hello, twongeye kubasuza abakunzi bacu nanone tugiye kongera kuganira nk'ibisanzwe tubagezaho amakuru ari update none ubu tugiye kuganira kuki ndagira ngo noneho ubu tugiye kuganira ku mubano wa DJ Brianne ndetse na Fatakumavuta. Uyu mu DJ rero uzwi ku izina rya Brianne, ukoresha izina Brianne mu kuba yashaka umugati ndetse n'umugabo, navuga ko n'umugabo kubera ko arubatse, nawe ukoresha izina Fatakumavuta. Aba bombi baherutse kugaragara mu gihugu cy'u Burundi babyinana kandi mu by'ukuri tugarutse mu myaka ishize cyangwa se mu gihe gishize, bombi bagiye bagirana ibibazo bikomeye cyane kugeza ubwo bashaka ndetse no kwitabaza inzego za leta bashaka ko ribu yakwinjira mu bibazo byabo bari bafitanye, dore ko byageze naho bakayaba batukana ku macano atandukanye, aho DJ Brianne aho yashinjaga Fatakumavuta gusebya, dore ko Fatakumavuta icyo gihe aribwo yaratangiye navuga ngo ubusesenguzi ariko benshi batangira batabyumva kimwe nawe, dore ko akenshi yarazanye impinduka muri entertainment mu Rwanda, kuvuga ibitagenda. Benshi rero bakaba barashinjaga Fatakumavuta kuvuga ibitagenda gusa, ariko akirengagiza ko hari ndetse n'ibiba byagenze neza. Uyu Brianne rero, uyu mu DJ Brianne ukunda kugaragara ku macano atandukanye asetsa abantu ndetse unakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Brianne rero mu gitaramo Bruce Melody, mu bitaramo bibiri yarafite mu Burundi, ubwo igitaramo kimwe cya VIP cyabaye tariki 2, icyo gitaramo ikaza kuza tangira giterewe cyane kubera ko Bruce Melody bivugwa ko aribwo yaravuye mu gihome avuye muri gereza. Mu by'ukuri iki gitaramo mbere y'uko gitangira, DJ Brianne niwe wari urimo arashyushya abantu. Yaje gutungurwa rero na Fatakumavuta, umwe mu bantu rwose watunguranye Fatakumavuta, yaratunguranye abyinisha DJ Brianne. Abyinisha DJ Brianne. Abantu baratunguwe cyane, dore ko igihugu cy'u Burundi, abarundi ari abantu mu by'ukuri bagaragaje ko bakunda umuziki. Abarundi bagaragaje ko bakunda umuziki cyane, kuko nyuma ho gato na muririmbyi navuga mpuzamahanga Harmonize hari haciyemo igihe gito nawe aharirimbiye, nawe akaza kuhakorera amateka. Abarundi mu by'ukuri bamaze kugaragaza ko ari abantu bakunda umuziki bakunda entertainment. Ubwo Fatakumavuta yabatunguraga mu by'ukuri byari bisekeje ariko byaje kugenda neza, baje gushimisha abantu neza
ndetse abantu barishima, biza kugaragara ko aba bantu ese koko Fatakumavuta na DJ Brianne baba bafitanye ikibazo koko, cyangwa ni entertainment, cyangwa no kuryoshya ibirori? So rero twaje gutungurwa, twibaza niba uyu ari Fatakumavuta utigeze na rimwe avuga neza DJ Brianne, tuza gutungurwa Brianne utarigeze na rimwe avuga Fatakumavuta neza, bari ku rubyiniro babyinana. Byatunguye abantu benshi, byatunguye abarundi bakurikirana entertainment yo mu Rwanda, ndetse biza no gutungura abanyarwanda nabo bakurikira entertainment yo mu Rwanda. Mu by'ukuri icyo twabonye cyangwa se isomo twabonye muri iki gitaramo nuko mu by'ukuri mbere gato mbibutse ko Fatakumavuta agera i Burundi yagaragaye ku maradiyo atandukanye, ku macana atandukanye, ubwo yaganiraga n'umunyamakuru Randy the promoter, baganira. Fatakumavuta yaje gutangaza ko mu by'ukuri ubu ngubu igihe kigeze bakareka amakimbirane, ahubwo bagafatanya, bakazamurana cyane ko mu by'ukuri umuziki utashobora kuzamuka abantu bagifite amakimbirane. Uyu Fatakumavuta yagiye yumvikana cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yasaga nkanenga Bruce Melody cyane, ibyakoze, ibitaramo yagiye akora, ukabona ko Fatakumavuta amunenga. Ibi byagiye bituma rero Bruce Melody nawe aho yajyaga yumvikana nawe ku macano atandukanye, akavuga ko akagenda atanga ingero ko Fatakumavuta ngo ameze nk'urufi, ameze nk'ifi. Ngifi iyo barimo barayirya, umuntu agenda atoratoranya, ihwa akarishira ku ruhande. Ibyo byagiye bibaza Fatakumavuta cyane, ndetse Bruce Melody akagenda avuga ko batakagombye kumva ibyo Fatakumavuta avuga. Ariko byatangaje abantu ubwo Fatakumavuta mu by'ukuri yagaragaje ko ashyigikiye Bruce Melody mu gitaramo yakoreye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse igitaramo cyagiye kinagenda neza. Igitaramo cyagenze neza kuko abantu baritabiriye nubwo cyatangiye igitinze. Kuri uyu munsi rero, igitaramo cya kabiri cya Bruce Melody cyagombaga kuba tariki 3, ubwo cyagomba kuba tariki 3, ubwo nejo kuwa gatandatu nibwo igitaramo cyagombaga kuba, ariko bitewe n'ibibazo bitandukanye, uko Bruce Melody yagiranye ikibazo n'umukire wa hari Burundi utegura ibitaramo, ndetse ufite n'akabari gakomeye hariya, aza kumwishyuza amafaranga yari yaramuhaye mu bihumbi, bivugwa ko yari yaramuhaye mu bihumbi 2018 kugira ngo yitabire igitaramo nawe yari yateguye. Biza kuba ikibazo kugera naho Bruce Melody yaje kugira gutabwa muri yombi n'abapolisi b'i Burundi. Igitaramo rero cya Bruce Melody cyagombaga kuba tariki 3, ntabwo cyabaye, ahubwo Coach Gael, manager wa Bruce Melody, yagiye atangaza ko bakimushye. Uyu munsi rero tariki 4 nibwo igitaramo bagishize kuri ino tariki, abarundi bari hirya no hino mu duce dutandukanye, mu Kayanza, bavuga Kayanza ntabwo mbize, Cibitoki, ahantu hatandukanye. Nimushyigikire Bruce Melody.
abarundi turi bamwe tuvuga ikinyarwanda mukacyumva natwe tukumva ikirundi bivuga ko turi igihugu kimwe turi n'abantu bamwe kuko ruri mu bundi ururimi ura ni ikintu gikomeye cyane twari dukwiriye gufatana ibiganza tugateza umuziki w'uburundi imbere umuziki w'uburundi ugatera imbere basati bibakaza ahangaha mu Rwanda bagacuranga bagakubetare n'ikuzura natwe tukabona abahanzi nyarwanda bajya mu Burundi bakabikora neza nk'uko Bruce Melody arimo arabikora. Bruce Melody rero mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yatangaje ko abarundi n'abanyarwanda ari bamwe. Ati nubwo nagiranye ikibazo n'umurundi umwe ntabwo bivuga ko abarundi bose twagiranye ikibazo. Abarundi barankunda ndabizi, abarundi bakunda umuziki wanjye ndabizi. Niyo magambo yatangaje ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ry'u Burundi ejo kuwa gatandatu. Ari nabwo mu by'ukuri abarundi bakomeje kugaragaza ko bamukunda, bamukorera ibi, bamushushanya, bamugira uti. Abarundi mu by'ukuri nge reka mfate umunota umwe nshimira abarundi reka nshimira abarundi. Mu by'ukuri abarundi bagira urukundo abarundi n'abantu bifuriza uwo ari we wese kuba yatera imbere, batitaye ngo ni umurundi cyangwa se avuka aho ngaho. Ibyo ni byagaragaye ko bakunda umuziki, bakunda umuziki. Natwe abanyarwanda rero nimureke abarundi natwe tubakunde, bagiye baza tubagaragariza urukundo, tubereke ko turi bamwe. Yes. Bruce Melody rero uyu munsi nibwo afite igitaramo cya concert ya kabiri ari buze kugirira muri kiriya gihugu. Muri kiriya gihugu nibwo Bruce Melody afite concert. Hanyuma y'icyo gitaramo Bruce Melody bikaba giteganyijwe ko azahita agaruka i Kigali. Yes, amakuru rero nashakaga kubabwira nayo ngayo ni byagiye birangwa mu gitaramo cya Bruce Melody, ubwo twagiye dutungurwa cyane no kubona Fatakumavuta na DJ Brianne bafite ubumwe mu kuryoshya igitaramo cya Bruce Melody, kandi babikoze neza. Turabashimiye burya abantu ubona ni showbiz yo mu Rwanda imaze gutera imbere kandi mu by'ukuri ni nacyo natwe turifuza ko umuziki wacu utagarukira i Burundi gusa, ahubwo turifuza ko umuziki wacu wagera n'ahandi ukagera na za Nigeria. Mu minsi ishize twagiye tubona Platini ajya za Nigeria, ajya hehe. Ibyo ni nabyo twifuza, abahanzi superstar nka ba Ibyo, Bruce Melody, ba Meddy, please ni mwigire ku muziki w'aba Nigeria. Murabona aba Nigeria ahantu bageze ni ahantu hakomeye cyane. Aba Nigeria ubu ngubu batangiye kwataka noneho ku mugabane wa Amerika. Burya nubona Chris Brown yifuza gukora collabo na Rema, agakorana na Davido. Urumva, mujye mumenya ko mu by'ukuri Nigeria igeze kure. Natwe mureke tugire ute tuyigireho. Kandi ikindi abanzi bo mu Rwanda ni mugerageze mujye mukundishe n'abantu mukundisha abantu kuririmba mu Cyongereza. Icyongereza ni ururimi ruri international, ni ururimi rwumvwa hafi isi yose. Rero bizakugora kuririmba indirimbo iri mu Kinyarwanda ngo
Chris Brown bande babyumve. Please nimugerageze byibuze nka 80% muririmbe icyongereza, bitavuze ko mutaririmba n'indirimbo z'ikinyarwanda kugira ngo abene gihugu bazumve. Ariko hano mu Rwanda nk'abo bahanzi nayimvuze ba Bruce Melody na ba Deben na ba Meddy n'abantu bamaze kumenyekana. Reka mbaye nk'urugero ku ndirimbo Slow ya Meddy. Ni indirimbo yakunzwe cyane muri Afrika hose. Twagiye twumva ba Biswe bayisubiramo bayiririmba, balikiba bayiririmba. So nibyo rero twifuza, umuziki nta mupaka, ariko ni mujye muririmba mu cyongereza cyangwa se mu gifaransa kugira ngo indirimbo zanyu zigere kure. Ngira ngo mujya mwumva umuhanzi ukomeye wo mu gihugu cya Repubulika Demokratike ya Congo, Fally Ipupa ubu ngubu araririmbira ingara ariko kumva ari gushiramo icyongereza. Nako nawe yamaze kubona ko isoko ni rigari. Ariko umve nka ba Koffi Olomide, umve nka bakiririmba mu ntuza mu iringara mu rurimi rwabo. Usa urabona ko Fally Ipupa ari kuzamuka cyane, ari kumenyekana cyane hanze kubera kugenda akora amakolabo n'aba Nigeria, akora amakara. So natwe nicyo twifuza pe. Gusa aho tugeze ni heza, ahubwo dukomereza. Mureke rero twese dufatanye mu kuzamura umuziki nyarwanda. Reka dusoreza hangaha. Mwari kumwe na JJJ.